الحمد لله رب العالمين الذي هدى لهذا، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو مبوسي إسلام ياتو تيفي. Mwarikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Urumva rero ni ibyishimo byinshi abanyarwanda bafite b'abayisilamu. Aka kanya tunamariye abantu impungenge y'ibihuha rimaze iminsi ngo Sudi ngo gutya na gutya ibintu byamubayeho ngo yaba nafunze se cyangwa se yabagiye he. Asudi arahari ndetse niyo turi kuvugana ku murongo wa telefoni. Muze kujya muri comment mutwandikire mutubwire mwe bw'ibihuha mwigize Islam yacu. Naam, uyu ni Asudi Imanzi Fahadi. Mu by'ukuri rero murumva ko twamwakiriye kuri mikoro za Islam yacu TV, aho tuzaza tubagirira rwose mujye mumenye yuko tuzaba tuhasiga tubazaniye amakuru yayandi agiye acukumbuye. Rero tunabasaba yuko mwajya mushyira komenti mu biganiro byacu kugira ngo mugende mutwereka ko tuba turi kumwe inshallah ta'ala bi'idhnillah, n'ibindi muzagenda mututuma tuzagenda tubatumigira inshallah. Asudi rero agarutse ku bintu byinshi cyane, ibintu byinshi mwagendaga mwibazaho. Numva asubije ibibazo byinshi abantu bagendaga bibaza bino minsi, bari barimo kugenda bandika message ati Sudi se byaba bimeze bite, tiko twajyaga tubona ahirimbanira impinduka, ndetse izo mpinduka zikaba zitaragerwaho, zikaba zitanagezweho, ahubwo hakaba hanatowe umukuru wa RMC cyangwa se mufuti w'u Rwanda uyoboye uyu munsi akaba ari Sindayigaya Musa Sheikh. Rero niyo mpamvu bagize ibibazo byinshi bamubaza, ariko byinshi yagiye abigarukaho anabisubiza nk'uko bamwe babyifuzaga. Rero mu byo twamubajijemo se ni gute ubwo ngubwo ugiye kwitwara nyuma y'uko nguko ubonye ko impinduka waharaniye zitagezweho, ndetse abayobozi bashyashya baba barabimitse se ibaruwa zanditswe yaba wowe ndetse n'abo muri kumwe mu guharanira impinduka, izo baruwa zikaba zitarahawe agaciro. Ati buriya ntibyaguca intege. Yavuze ko nta na rimwe agomba kuzacika intege, kandi ko yasabwe ko ashobora kuba yakwandika nanone yibutsa ndetse anasaba ko ayo matora yanaseswa, n'ibindi byinshi cyane yagiye atuganiriza muri bwumve mu kiganiro twagiranye. Ndetse akaba yanahumurije abantu ababwira ati njyewe abantu bari bazi ko naba narafunzwe ndetse n'ibindi mwaba mwaranyumvishijeho, wapi rwose ni ibihuha, ndahari kandi nkorera mu gihugu cy'u Rwanda. Ibindi njyewe ndi umunyarwanda kandi wahirimbaniye n'amahoro mu Rwanda. Ibyo rero bimuha kuba atagomba kuba yacika igihugu, ndetse ngo ajye no mu bindi bigiye bitandukanye. Rero Asudi twamwegereye aduha umwanya turamushimira, ari nayo mpamvu twaza tugenda tubakorera inguni ndetse impande n'impande. Ndetse yanasoje ku muntu bwasoza ikiganiro akagisoza, yanasoje avuga ko rwose abasilamu bagomba kongera rwose ntibacike intege. Hanyuma ibyifuzo byabo bagaragaje kuva na mbere hose ntabwo byatewe umugongo, ahubwo nuko RGB yarabibonye ubwibona nyuma, ndetse amatora asa nkaho yinjiramo anarangira ibyo byose bitarasuzumwa. Ariko icyizere yabahaye kinibandike, ndetse yabahaye n'urukuta bakoherezaho ayo maletire, ababwira email. Turaza no gushyiraho ijwi rye ari kubibutsa uko mwabigenza kugira ngo niba hari impinduka ushaka ko zubahirizwa hano mu Rwanda, kugira ngo ugire uruhare mu gutorwa kwa mufuti w'u Rwanda, nawe nk'umuyisilamu ubigiremo uruhare. Ibyo byose rero yagiye abigaragaza, ndetse anagenda agaruka no ku bindi bintu byinshi twagiye tumubaza, ndetse n'abibazaga ati se Asudi kuki udacika imbaraga mu myaka yose maze uvuga ibi bintu bikaba birangiye n'ubundi bigize nkaho bibaye fail. Yagize ibyo abasubiza mu magambo ye, ntago ajya akunda kwizimba cyane,
rero Asudi Imanzi Fahadi twanamubajije mu bijyanye noneho se n'abayobozi se wenda abayobozi baramutse wenda bisubiyeho hanyuma bamara kwisubiraho bakaba bavugurura ibitaragenze neza, ati ibyo byo byaba impamvu yo kugira ngo wenda mwe mwagaruka cyangwa se mwe mwakwemeza yuko noneho mugomba kugendera munsi y'ikirenge cy'amategeko yabo. Hanyuma Asudi ibyo yavuze byose rero muraza kubyumva muri no interview twagiranye ndende cyane, ndetse tunifuza ko tuzagenda tubaha tumwe mu duce twinshi twaranze iyi interview. Ntabwo twahise tubona uko tubishyiraho rimwe bitewe n'uko twaganira ikiganiro kirekire cyane. Inshallah Allah ajya mworohereza. Ikindi ni umugabo uciye bugufi utajya usuzugura igihe cyose abajijwe ku kibazo kijyanye n'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda aba ari tayari, ndetse tunashimira ubutwari agomeje kugenda agaragaza, avuga ko atagomba gucika intege, ndetse n'igihe abayobozi baba bariho yajya abagira inama akajya anabereka inzira byacamo. Yanakomoje ku mugabo witwa Swaleh avuga ati uyu mugabo ikintu yarushaga abandi bose nuko iyo wamunengaga yaraguhamagaraga mugakorana, hanyuma aho bitagenda neza ukaba wamukosora kandi akabyemera, akemera intege nkeya ze, cyane cyane ko umuntu ashobora kuba yakwibeshya se ashobora kuba atari intyoza mu bintu byose. Rero igihe bemeye nabo ko twaba twakwicara ku meza amwe tugakora ibiganiro kandi tugaharaniriza impinduka nabo barimo, nta kabuza rwose tuzagira gute, tuzagendera ku murongo uhamye kandi buri munyarwanda wese yagakwiye kuba agenderamo. Ati rero ntabwo ari uko leta y'u Rwanda twirengagije ati n'ibindi, ariko ati yadusabye kongera ko twakwandika tukareba ko wenda Abayisilamu twagaragaza ko ayo matora yatabaye mu mucyo, hanyuma ayo matora akaba yanasubirwamo, dore yuko yagaragaje ko bamwe mu bayobozi bagenda baganira ariko abayobozi atashatse kwishyira amazina ariko ni ku nzego zo hejuru. Ibi ngibi rero bigatuma Umuyisilamu aho yari yicaye avuga ko wenda ibyo bahirimbaniye bagira gute wenda byaba bifiyarinze, ndetse n'igihe ngo byabaye ngombwa bazaba bajya ku matere binasanzwe bafata ibiganiro bigendeye kuri rya jambo. Abantu bumvishe ikiganiro bamaye link bagiye batandukanye bambwira yuko ngo Da Rwanda TV ivuye mu bintu ngo byo kuba yazongera kuduha amakuru ku bijyanye n'ibyo ngibyo, ati yavuze ko igiye kugishyira inyigisho bikarangira, ati ibindi byose ati rwose ibyo rero ntabwo ari ukuri. Manzi Fahadi yavuze yuko igihe bizaba ari ngombwa ko bajya kuri tere bazajyayo, kandi n'Abayisilamu ngo igihe muzaba mufite amakuru muzaze mubahamagara, hanyuma bazi rwose bo bafite ububasha bwo kugera kuri tere ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero wenda natinze hano, hari interview twagiranye ntago iri bwatinde ku buryo ntago turi bwabatindire ku buryo wenda ushobora kuba mwarambirwa. Ni amagambo menshi yagiye agarukaho kugira ngo wenda ubuyobozi buriho n'ibindi. Reka turebe wenda ku ibyo yagiye atubwira inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abayisilamu kazi ni Bizimana Hussein kuri Islam Yacu TV, aho mugenda mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye tubagezaho, ndetse bimwe tuba twagiye tubacukumbura impande zose z'igihugu zigiye zitandukanye mu Bayisilamu, ariko twibanda cyane ku bibangamiye idini y'Ubuyisilamu ndetse n'ibyo gushima no kunenga, byose tubibagezaho kugira ngo Umuyisilamu aho ari mu Rwanda agende asobanukirwa. Muri make rero uyu munsi hari Abayisilamu bari bamaze iminsi bibaza ese ku kibazo kijyanye n'impinduka Abayisilamu mu Rwanda bagiye bagaragaza ko bashaka ko zahinduka muri RMC cyangwa se Amuru mu Rwanda. Hari umwe mu bagabo utahwema kugaragaza yuko abangamiwe n'iyo miyoborere, kandi ndetse agashyigikirwa na bamwe mu Abayisilamu bagiye bagaragaza ko bari kumwe nawe, ndetse bamwe babishyira no mu nyandiko, ndetse nawe akaba yarabishyize mu nyandiko yohereza amabaruwa RGB, ndetse n'ibintu biba ku karubanda twese tugenda tubibona, ndetse zimwe mu baruwa zagiye zinandikwa zirimo n'iz'abasore bamwe b'Abayisilamu bagiye bagaragaza yuko batishimiye ubuyobozi bwari buyoboye iyo manda yarangiye. Ubu ngubu uyu munsi akaba ari ubuyobozi bushyashya. Ubuyobozi bushyashya rero Abayisilamu ntabwo bashaka yuko bushobora kuba bwakomeza, hashobora kuba hazamo imbaraga nshyashya, nubwo wenda bitagenze gutyo, ariko bari bagaragaje yuko Abayisilamu bashaka imbaraga zindi z'ubuyobozi, bitewe n'uko ubuyobozi buriho bushobora kuba bwaragaragaye nk'aho nta cyizere Abayisilamu babugira
tubagirira. Rero uyu munsi twagize amahirwe turi kumwe ku murongo wa telefoni n'umugabo rero dukomojeho bwa mbere dutangira introduction yacu ikiganiro ni Fahadi Imanzi Asudi. Tugiye kumuha ikaze mu kiganiro kugira ngo asobanure bimwe mu bibazo Abayisilamu barimo kwibaza ati se baba barishikiye ati baratsinzwe babonye ko ibintu bavugaga ko akenshi barimo kuvuga yuko n'ubundi ibyo bavugaga n'ubundi byari ibinyoma. Imbuga nkoranyambaga abashekhe bamwe na bamwe wenda bari ku buyobozi bari kugenda bavuga yuko ibyo bavugaga n'ubundi ari uguta umwanya no guta umutwe. Rero uyu munsi dufite amahirwe reka twinjize Asudi mu kiganiro maze ubundi aze batorera salamu nk'ibisanzwe hanyuma ubundi tumubaze ku bibazo bigiye bitandukanye. Sudi ikaze ku murongo kuri Islam Yacu TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. نعم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدى لهذا ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو مبوسي إسلام ياتو تيفي. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Urumva rero ni ibyishimo byinshi abanyarwanda bafite b'Abayisilamu aka kanya tunamariye abantu impungenge y'ibihuha rimaze iminsi ngo Sudi ngo gutya na gutya ibintu byamubayeho ngo yaba nafunze se cyangwa se abagiye he. Asudi arahari ndetse niyo turi kuvugana ku murongo wa telefoni. Muze kujya muri comment mutwandikire mutubwire mwe bw'ibihuha mwigize kumva wenda kuri Asudi arahari nawe araza abibwirire mu kanya gato. Rero tubaha ikaze mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu kuri Islam Yacu TV. Ntabwo muhema kubitugaragariza yuko rwose bamudukurikiye. Hanyuma Asudi duhereye ku kibazo cya mbere Abayisilamu barimo kwibaza ese koko ubuyobozi buriho aka kanya bwamajije kwemezwa ko buriho, ese hari ikintu burimo gutekereza cyo kuba wenda umuntu yakora bwa nyuma cyangwa wenda urebye impinduka mwaharaniriza zikaba zitagezweho ati ese Abayisilamu bo icyizere mwabaha ni ikihe cy'uko wenda bashobora kuba biringira ko ubuyobozi wenda bazabona cyangwa ubuyobozi buriho wenda bwazabera bwiza kurusha nk'uko cyangwa se mwabyifuje? Naam, muri mbanje kubwa rubanjirijeho burya Abayisilamu benshi hari aya ya Qur'ani abantu bakunda kugenderaho cyane cyane Abayisilamu umuntu umwemeramana wari wese. Naam, muramenye mu bisobanuro byayo Mwenyezi Mungu abarimo kubwira abemeramana ntimuzagira umuntu wari wese mutinya usibye ko mugomba kutinya jewe cyangwa kugandukira jewe. Hano kuri nosi ntuzagira ikindi kintu urangira wishingikiriza cyangwa utinya ko cyagira icyo kigukoraho uko nta cyakubaho abishatse. Intwaro rero ikomeye ni Mwenyezi Mungu. Hagati aho rero twebwe ibyo dukora tubikora kuri ikhlas, tukabikora kuri yaqini. Ntabwo tubikora mu rwego rwo kuvuga ngo turareba kanaka turakorera kanaka, twe dukorera Allahu. Ibyo dukora iyi nzira iyi nkundura turimo yo guharanira impinduka ku bijyanye n'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda Amur RMC ivuga ko ihagarariye Abayisilamu n'Uwisilamu. Naam. Asudi turi kubumva runaka n'undi runaka ntabwo ibyo ngibyo biturimo kubaharanira. Naam. Nta wundi wagutabara atari Mwenyezi Mungu wenyine. Naam. Rero hari ibibaze iminsi byibazwa bakavuga ati ubwo ngubwo Abayisilamu ubwo biturize n'ubundi bemera urwaje bayoborwa n'ubundi kuko nta kundi babigenza ati n'abatuvugiraga nabo bayamajije guceceka. Ese wowe wenda ihumuro abahanira ihe Asudi? Hanyuma rero abaharanira impinduka ntabwo twigeze duceceka. Naam. Ntabwo twigeze duceceka. Hari imvugo y'inyamahanga ivuga ngo aluta continua cyangwa se ngo mu Kinyarwanda niko bakavuze ngo imihigo irakomeje. Naam. Nimba rero nk'Abanyarwanda umuntu avuga ngo ndi intore ibyo nkora byose ndabikora gitore, hari n'imvugo y'ubutore cyangwa uburere mboneragihugu ivuga ngo intore ntiganya, intore ntitsindwa, intore ntiyoba, kuko buri gihe cyose ihora ishaka igisubizo
kandi niyo yayoba nubwo haba ari mu nzira y'inzitane hameze gute igomba kwishakira inzira. Natwe rero muri Islam iyo uharanira inzira y'Imana uharanira kurokora Mwenyezi Mungu yagaragarije abayisilamu ntabwo bavuga ngo uratsinzwe kuko gahunda turiho nta gutsinda no wibeshya ko yatsinze cyangwa yatsinzwe uwo nguwo kuba ari ukwibeshya. Twebwe ntabwo twatsinzwe kuko ibyo turiho ntabwo ari ugutsinda no gutsindwa. Icyo ni ugukosora cyangwa se kunoza ibijyanye na sisiteme y'umuru yuyeho. Ntabwo ibyo turiho ari ukuvuga ngo runaka ndamurwanyije ndamutsinze, runaka arandwanyije arantsinze ndatsinzwe oya. Igihe cyose iyi sisiteme izaba yananiwe guhinduka, icyo gihe byavuga ko umuntu yatsinzwe ariko nta gutsindwa. Yewe ntabwo nabyita gutsindwa kuko sisiteme mu guharanira ko ihinduka, iyi sisiteme muri yubakiyeho ni amategeko. Urabona abayisilamu mu Rwanda muri yitirira yuko ihagarariye uwisilamu ariko ikagendera ku bipapuro abantu biyandikiye ku giti cyabo, ugasanga nta mwimerere uri. Ni nayo mpamvu bigaragara uburyo abayobozi bajyaho, uburyo bavaho, imicungire y'umutungo, uburyo bikorwa. Ibyo byose bikorwa mu buryo bwa kimuntu kandi bitwaje idini, agakingirizo ari idini, nta kantu na gatoya karimo. Ni nayo mpamvu n'aba bashehe bacu bakuru iyo bagiye gusobanura usanga buri gihe hutuba zabo amawaidha baba bisobanura bo ubwabo ibibavugwaho. Ntago baba basobanura idini, ahubwo baba basobanura ibibavugwaho. Ingero batanga za aya na hadith akaba ari ibibavugwaho, kwisobanura ku bantu, kwisobanura imbere y'abayisilamu. Nta rimwe bafasha abayisilamu mu isanamitima, ahubwo bo ubwabo baba bameze nk'aho babacyurira, bababurira, babumvisha mu rwego rwo kwikonsora cyangwa se kwikura mu kimwaro, kwikura mu byo bavugwaho, kwikura mu byo bavuzwe, cyangwa no guteganya ibyo bagiye gukora kugira ngo hatazagira ubibonamo ko ari bibi, kuko bamaze gutegura imitima y'abantu. Nimubona iki muzamenye ko ari bijyanye na za nyigisho navuze, abantu ntibabashe kuba babyitaho. Icyo rero nicyo twanga. Turashaka yuko habaho umwimerere n'izina ry'idini n'agaciro k'idini n'icyubahiro cy'idini mu Rwanda nk'uko byahozeho mbere. Abasaza, ababyeyi, ba sogokuru bazamuye iri dini uburyo bitwaraga. Icyo rero twe nicyo duharanira. Akomeje twebwe turacyatekereza icyakorwa, inzira byacamo, kandi koko ntago tuzaceceka mu gihe cyose ibyo duharanira bitagezweho. Ibyo duharanira buri Muislamu wese yarabibonye, ibijyanye n'imiyoborere mibi igomba gutungana ndetse n'imicungire mibi y'umutungo w'abayisilamu, ariko byose bishingiye kuri system amuru yubakiyeho. Ntabwo rero twigeze duceceka, nta nubwo twigeze dutsindwa. Kuba haragiyeho mufti, uyu mufti wagiyeho n'ubundi ni mufti yigeze kuba visi mufti, nta gitangaza kirimo. Amaze mu buyobozi bwa Amuru imyaka 20, Amuru arayimenyereye. Nimba aje kuba mufti kuko nta Wisilamu wamushyizeho, ibyo ari byose kujyaho kwiwe we ubwe niwe wabigizemo uruhare. Ni ikiganiro kirekire tuzagenda turebera hamwe uko bigiye bimeze. Ni ikiganiro kirekire tuzagenda ducamo ubuce kugira ngo mujyane mucyumva episode kuko ni kirekire cyane. Ntago wabwira abantu ngo mufate igihe kingana n'icyo twaganiriye ngo muzumve aya majwi yose. Ibi rero byatumye dushaka kugira ngo tumubaze ese nyuma y'ibi ngibi byose igikurikiyeho ni igiki, ko mufite u Rwanda amaze gutorwa ndetse ari gushyiraho n'ingamba z'abayisilamu ukuntu bazitwara n'ibindi byinshi cyane bagiye bagarukaho. Hanyuma yasubije mu magambo ameze gutya, ndetse hagira na message agenera abayisilamu bose mu Rwanda bari bifuje ko izi mpinduka zabaho, ndetse izi mpinduka zikaba zashyiraho ubuyobozi bushya nk'uko byari byifujwe. Ndetse bamwe banditse amabaruwa yabo agerwa muri za perezidansi ndetse zijya muri RGB zindi na hehe n'ahantu ibaruwa zitageze abayisilamu n'abadiyasipora. Bamwe bagiye bagaragaza ko bakeneye izo mpinduka n'ibindi byinshi bagiye bagaragaza mu mikorere itari ihwitse y'ubuyobozi bwari busanzweho, nubwo badahwema kugaragaza yuko hari abantu babarwanyaga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko nanone buriya ngo umwana yakoze neza arashimwa, ndetse n'ukoze neza burya birigaragaza. Anatanga ingero nyinshi zigiye zifatika, burya zitanze aravuga ati nyakubahwa perezida w'igihugu ntajya ajya mu speech menshi cyangwa avuga amagambo menshi, ariko ari mu bantu tujye dufata icyitegererezo
icyitegererezo tukumva ko ibikorwa bye biragaragara niyo atakwirirwa avuga. Ati rero nibashaka baceceke kuko ko ibikorwa bye bitwereka abo bari bo, ati ndetse ibyo ngibyo byose bidukururira ko twe dushaka impinduka nka Sudi Imanzi Fahdi ndetse n'abari bamushyigikiye muri icyo gikorwa, haba abayisilamu ndetse n'abandi bagenda bagaragaza ko hari intege nkeya mu gikorwa kijyanye no gushyiraho ubuyobozi bw'abayisilamu mu Rwanda. Ndetse dore mesaje yagiye agenera bamwe mu banyamuryango ndetse b'abayisilamu hano mu Rwanda ndetse n'aba diaspora bari barashyigikiye igikorwa bari baratangije nk'icyo twakwita ngo impinduka. Reka rero turebere hamwe iyi mesaje yageneye aba bantu bagiye bagaragaza nyine izo mpamvu ko bakeneye izi mpinduka inshallah. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Fahdi As'ud Imanzi, umwe mu baharanira impinduka muri Amur RMC, cyangwa guharanira yuko hajyaho ubuyobozi bwiza bw'idini y'abayisilamu mu Rwanda bihuye n'umwimerere w'idini, bishingiye ku mategeko igihugu cyacu kigenderaho. Nk'uko tumaze iminsi rero turi muri urwo ruhando no muri iyo nkundura, nubwo bitagenze neza mu byo twasabaga, ariko icyizere kiracyahari, inzira ziracyahari, nta gucika intege. Jewe rero nk'umwe mu bandikiye inzego nkuru za leta harimo ndetse na perezidanse n'izindi nzego, uyu munsi ku wa kane tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2024, zimwe muri izo nzego zampamagaye zimbwira ko ziri kwiga ku bibazo byacu kandi amabaruwa bayabonye, ariko hari icyo twasabwe. Badusabye bati nubwo ikibazo cyanyu tutari tukizi cyane, aho dutangiriye kukiga tugasanga ibyo mwasabye bisa nkaho byarengeranye, ariko muracyafite inzira, nimwongere mwandikire RGB, mwamagane ayo matora mwebwe mwita ikinamico, ndetse munasabe yuko noneho yaseswa bitugerereho igihe, kuko twebwe inzego impapuro zacu bigaragara ko zabagezeho cyangwa batangiye kuziga kuwa mbere w'iki cyumweru, ko zabagezeho weekend ishize muri ariya matariki 28, 25, 23 gutyo. Abahawe dosiye ngo bazitrete zabagezeho kuwa mbere, ejo bundi tariki 27, rira kinamico ryo muri Remigo ryo gutora, ryo kuvuga ngo hatowe mufti ryabaye. Twasabwe rero abaharanira impinduka kuguma kwandika, tugaragaza ibibazo, ariko twamagane ibyakozwe, ndetse tunasabe yuko byaseswa, noneho babitwemereye ngo tubisabe turebe yuko hari icyakorwa. Ubwo rero icyo nsaba umuntu wese twari kumwe ku rugamba rwo guharanira impinduka uri tayari niyandikire RGB. Kuyandikira ntabwo ari ugufata urupapuro ngo urujyane kuri RGB, ni kuri interineti na telefone yawe yabikora. Umaze kwandika, yemwe na mashini irabikora, hariho hose, ni ukohereza kuri email ya RGB ni info@rgb.gov.rw mu nyuguti ntoya, info@rgb.gov.rw mu nyuguti ntoya, info@rgb.gov.rw. Umuntu wese uharanira impinduka, umuntu wese wifuza yuko umwimerere w'idini ya Islam, umuntu wifuza yuko systeme ya Amur RMC ihinduka, niyandikire RGB. Twabyemerewe, twabisabwe, buri wese niyandikire RGB, kubera yuko twabwiwe yuko nubwo twanditse, ariko hari inzego byagezeho bitinze, ku buryo bagiye kubitereta basanga ibyo dusaba ko byahagarikwa, ibyo dusaba yuko byaseswa byararangije kuba. Ubwo bakaba basaba bati nimwongere mwandike, noneho nyuma yaho ibyo mwavuze byabaye, nimwongere mwandike, mugume mwandike. Urumva rero nimba leta yaduhaye ubwo burenganzira, twandike koko, twandikire RGB. Nanjye ubwanjye ubundi kwandika ngiye koherereza RGB. Nahamagawe uyu munsi, nganira n'inzego uyu munsi, kandi inzego nkuru
inzego nkuru rwose nkuru cyane twagiye twandikira. Ababonye urupapuro rwanjye rwa nyuma, urwego nandikiye nirwo rwampamagaye, tubivuganaho, tubiganiraho, ngaragaza ibibazo uko biteye, aho byapfiriye n'aho bipfira n'icyo twifuza kugeraho. Barambwira ati rero kubera iyo mpamvu nabo ubwabo na RGB yisobanuye, bayihamagaye irisobanura, ariko basobanura yuko kuvaho ikiswe amatora y'ikinamico abereye, nta muntu n'umwe urabegera ngo avuge ko byakozwe atari byo. Impapuro bagaragaza ni ziriya twanditse mbere ngo twateyejeje ubwega ngo mbere y'uko igikorwa kiba, ngo none cyarabaye ngo turaceceka. Burya iyo ucecetse rero uba wemeye. Twe kubyemera rero kubera ko byakozwe mu makosa, nimba tuzemera kubana n'aya makosa sawa, ariko wumva yuko hari icyagakwiye gukorwa. Ariko nanjye nicyo nsaba ku muntu wese uharanira impinduka, niyandike nubwo byakozwe, ariko tugaragaze ko byakozwe mu mafuti, byakozwe mu makosa, ntabwo ari amatora ariya, tubigaragaze. Ikindi cya kabiri, jyewe ndanasaba ko biseswa, turebe ko byazakorwa cyangwa inzira y'ibiganiro ishyirwa imbere, bikosorwe mu bundi buryo. Ariko nasabwe ko tukandikira RGB ndetse tugasaba ko byakozwe biseswa, tukabinenga, tukagaragaza amakosa arimo naho bitandukaniye n'imyemerere y'idini ya Islam. Namushukurana unyumva wese rero, intero nimwe, nafate imashine yandikire RGB, tubyamagane, tunasabe ko biseswa. Email nayitanze info@rgb.gov.rw. Naam, wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam yacu. Ubwo rero ni wowe ubwirwa, ibyo byose abikubwiye kugira ngo niba nawe wari aho ngaho warari mu baharanira izo mpinduka rero, kugira ngo ubone umurongo wacishamo ndetse n'ibindi byinshi ushobora kuba wagenda wenda wibaza, shyira muri komenti maze ubundi ubaze ikibazo cyawe, turagisubiza nta mbogamizi. Ikindi aho tuzaba tudafite ibyo twagusubiza, wenda nkatwe tuba tugomba kubagera aho ngaho mutakwigerera, tukababariza ibyo bibazo mwibaza, hanyuma tukabaza ba nyir'ubwite bakabibasubiza. Ibyo rero bizadufasha kugira ngo tujye tuvuga ibyo cyangwa se amakuru yizewe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tugomba kuba tugarukaho muri ibi biganiro byacu bigiye bitandukanye. Rero inshallah taala, ibi ngibi tubikora nta kindi tugamije, ahubwo ni ukugira ngo wowe Muislamu utazumva ko wahejejwe inyuma, utazumva yuko wowe udafite uburenganzira bwo kuvugira idini yawe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Naam, rero ndatekereza twabanye mu kiganiro neza, inshallah taala. Naho ibiganiro bigiye bigaruka by'ubutaha, tuzakomeza tubane, ndetse naho muzaza cyangwa se naho muzaba mudasobanukiwe mujye mutubaza kugira ngo tubabarize natwe aho tudasobanukiwe. Ibi rero tubikora kugira ngo twese dusobanukirwe biidhnillah. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwari muri kumwe muri iki kiganiro ni Bizimana Hussein, tunejejwe no kujya tubagezaho ibiganiro byiza kandi by'inyurabwenge. Tubashimira ko rwose mwanagaragaje ko muba mwadukurikiranye, kandi mujye munabigeza kure, tujye twubakana ku mugozi umwe inshallah taala, kubera Allah subhanahu wa taala azadufasha kandi azadushyigikira muri ibi bikorwa.